guhera uyu munsi muhumure mubonye mama ako ka video usuko karo gacicikana muhumure ubonye mama reka mvuga ijambo buryo warije ababyeyi benshi nta nubwo yareka yatinya kuriza n'imfubyi bakingoye gusa mutasi ibintu bye ahorana udushya twishe kandi ahorana udushya buri mwaka buri kwezi hahora hari udushya agira twe ureba ukanayoberwa ukanashoberwa ariko ubona ko hari ikindi kirere biba bibamo ntabwo kuko numva bwa mbere bavuga ngo ni sheke itazigamiye narabyibajeho ariko ndebye sheke mutasi sinjije mutasi yarize ni umuhanga mu bintu byose ariko numvise mbabaye mpamvu nababaye ntabwo nababaye ko bibaye kuri ari mutasi ubicumbi ukatanga sheke kandi ubizi ko izabikurwa 2026 mu kwezi kwa kane ku itariki 15 kuki atayiretse none ngo azayizana icyo gihe none kwandika ukajijisha ukandika nabi kandi uzi ko sheke iri mu mazina yawe ntusinye nuko udasinya nuko byibagirwa oya nabwo ngo ntago ari injiji yarize cyakabiri harimo ibintu bibiri ikintu kibaye umwaka ushize kibaye hashize igihe ariko ateganya ko azajya kuyafata kuyibikuza ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2025 na gatandatu kandi yarabaye 2025 ariko arangije ayandikaho imbere kwibeshya kira kimenye ntazi yateguye kuko umuntu yakwibeshya uyu munsi yiruka ariko ikintu wibeshye kizamara amezi angahe hafi 5 turi mu kwa kane iriya nkuru n'ibitarabaye mu kwa 10 yabaye mu kwa 10 na kumwe kimwe muri aho none aya mezi yose ashize undi yarabibonye ntiyibutse ko atekereza uyu muntu icyo nta kantu gatoya karaho we azi icyo yabikoreye icya kabiri ni gutuha sheke umuturage wo hari ahantu nabonye nje kubikuza sheke biragora sheke bwa n'amafaranga yo kubikuza kuri sheke ntabwo bashobora kuyaguha mu ntoki bisaba ngo ufungure konte muri iyo bank bayakure kuri sheke guriya mubare babanze muyifate neza gutya siko bavuga ngo muyifate neza gutya nuzo bavuga ngo muyifate neza gutyo batabona kwituzuye ahubwo umuturage baramufatikanye ariko kuki umuturage bamubonerana kandi ari umunyagihugu ari uwa leta ibintu ubona mutesi bidakwiye kumugiraho ingaruka cyangwa adakwiriye kuba yabibazwa kuko donc niba bavuga ati amafaranga mutesi yagombaga guhuriya muntu sinaye yakuye mu ntoki ze mu ntoki zo nanayo yashaka abangaye batanu n'uburenganzira bwe ariko icyo kintu ukoze ni ikintu kibi kandi cyangije iyi mihanda cyambere cyo cyangije abantu bagiye guhita bumva batazongera gufasha abantu kuko aravuga ati se turamufasha ntamugeraho wenda umunyamakuru kuba yavuga ati ndaguha makeya tugabane aba yateye intambwe agakora iyo nkuru ya spendinze no kuzagera no ku bandi bantu nabyo bimutwara andi mafaranga ibyo byo nta kibazo kuba umunyamakuru yavuga ati ni 2,200,000 ndaguhamagara 3 n'andi 600 yasiremo nta essence yamusabye nta kintu kintu yamusabye ikaze kuri mwese abadukuna abadukurikira tubashimire cyane kandi tubaha ikaze mu biganiro byacu twizere ko rero umeze neza cyane kandi birashoboka ko waba utari mu bihe bikoroheye utameze neza ihangane kandi ukomere kongeye kunezezwa no kubana na Pastor Fanny umubyeyi Pastor umeze neza ndashimira Imana ni amahoro nakabeho kenshi cyane umunsi w'abakozi umunsi mpuzamahanga w'abakozi ni na konji na kavura nizere ko n'abantu bari muri konji yabagendekeye neza cyane
ntabwo iby'abakozi mbizi kuko Ntabwo uzi ko umukozi ko ntawe umpemba twe ntabwo twumva ko tureba ntabwo mwumva ko bareba kuko uba ubona ari iminsi iri aho ukabona ko abana bahawe ibiruhuko bari mu rugo ariko twifurije umunsi mwiza w'abakozi ku bakozi bose harimo abakozi ba leta harimo abarimu cyane cyane baturera abana ariko mu nabagerageze babongere n'agashahara ariko barakazamuye ndetse n'abaganga batuvura nabo babongera agashahara ahantu hose mu nguni zose babagirire neza rero niba habaye konji nize ko n'abajura nabo bahawe konji batari buze gukora hano iwacu batumereye nabi ariko nubwo wenda dufite inzego ziriho ziragerageza kudufasha mu mutekano ariko nanone abajura bameze nabi iki gituma urubyiruko rudashaka b'ikiboko bo mu mutwe b'abateka mutwe abajura bariho muri iyi minsi ni benshi hari abariho urabivuze ni benshi kuko hariho abariho batobora amazu bakinjira wajya kure ugasanga umwana na se bose bariba wajya kure ukabona umuntu wari uzi ko ari umuntu uraho ugasanga ariba abo ni babandi batobora bafata bibi biryo hari n'abandi nabo baza baje gutwara amatelefone n'amateleviziyo n'amamashini hakabaho n'ababandi birwa batwereza message ati ayo mafaranga uyohereze ndayakeneye cyane uyashyire kuri abo baturuka muri MTN nabo ubwabo MTN yakeneye kudufasha kabajura namenye ko Airtel nta bantu bibisha Airtel cyane nka MTN Airtel rero nuko abantu batayibikaho amafaranga cyane birashoboka ko nk'ubu nkawe amafaranga ubitsa amenshi ari kuri mobile money ntago ari kuri Airtel money ubu nk'iyo nkandi akanyenyeri mbona gaturutse kuri momo ntabwo karava kuri Airtel money ubwo rero utekereza kukwibagira atatekereza ati kuri MTN hafite amafaranga ariko nabonye system babikuraho amafaranga irakomeye cyane kuruta MTN nige ndanya kasimu kade kayatenda gafite ariko hari ukuntu niyo nta MTN ushobora gutuma umwana nkamubwira ni do password rige mbikuriza ariko indi yo atagwa iranga muntu y'uwo muntu ntago bayaguha rero MTN tuvuge ngo abantu bakora muri MTN abantu bakoramo nabo ubwo harimo amabandi harimo amabandi niyo yigisha abo hanze noneho burya usanga n'amakode bakubwira ngo ukande ushyiremo usanga nyine iyo bari kugutubura usanga ari undi muntu utarimo imbere biragoye kurimo imbere kuko ngewe impamvu nanayihaneza cyane nuko mu mwaka wa 2025 nawe niyo case 2023 2024 nawe niyo case y'abantu aho ushobora kubona umuntu akwandika avuga ngo bikurira uyu muntu ukabikura utabajije imwe ntabwo tuzatinya kuvuga ukuri hari ibyo nanabisobanura harimo abantu b'imbere bakoresha abo hanze ni nk'abacamanza umucamanza rwose agutekinikira ikintu akavuga ati tanga icyo agatanga akagutsindisha kubera ko hari ikintu utamuhaye abo ni ahantu habiri hagoye hakeneye hakaba rero n'abandi nabo n'ubundi bujura bwo kukwesikoroka ari cyo cya kindi hari icyo wenda leta ntuza ari igikora ngo kwesha ikintu cy'undi ukoresheje uburiganya n'ibyo nabyo ni byinshi birahari hari igihe umuntu yibisha izina ryawe akaba yakoresha izina ryawe akiba abantu rero ubujura ni bwinshi nizere ko ku munsi w'abakozi abo nabo bahawe konje nibayihabwe tugiye kuganira nifuje ko uyu munsi tuza kuganira wihangane nze kuza kugucalenjinga nkubaza bitewe n'inkuru nabonye minsi ishize iri ku mbuga nkoranyambaga impamvu ugiye kubaza kuri ino nkuru ni inkuru nawe nabonye hari uburyo uruhande rumwe yagukoze ku mutima kandi ukagira n'icyo uyikoraho mu buryo bugaragara ni inkuru y'umwana w'umunyeshuri w'umukobwa yagaragaye ku mbuga nkoranyambaga mu karere ka Gicumbi wajyaga kwiga ahetse undi nyuma y'uko aje kugira ibyago mu mubabyara akaza kwitaba Imana ni inkuru yakoze ku mutima w'abantu benshi donc wenda tutaragenda kure nawe nabonye warateye intambwe ujya kugira icyo wajye ugerayo ujya gusura umuryango ujya gusura uriya mwana ku ruhande rwawe iriya nkuru ni inkuru wabonye gute ku ruhande rwawe pati wenda y'ibindi urakoze cyane iriya nkuru bwa mbere nyibona nayihawe n'umuntu wari unyandikiye zari mu masaha
10 z'igitondo ndangije gusenga umuntu arambwira ati iyi nkuru ati se wayibonye iyi radiyo niba yita guki radiyo gicura ishingiro gutyo yakoze mbibonye nk'umubyeyi numvise mbabaye numva ndababaye cyane ndangije nsa nkaho nkoze ikiganiro ndanabivuga cyane ndavuga ni mwana akeneye gufashwa akeneye gushaka umuntu wamurerera umwana agasigarana umwana nawe akabasha gukurikira amasomo maze kuyikora iyo nkuru naje gusa nkaho nk'umuntu mu buzima bwanjye ufite foundation yo gufasha no kwita ku bantu bameze gutyo cyane cyane ntagendeye ku gufasha kwifatika bijyanye no mu mitekerereze n'imyumvire ibyo nabyo bimwe mu byo nkora nza kuvugana n'umunyamakuru w'urugendo mvuganye n'umunyamakuru w'urugendo ndabimubwira arambwira ati reka yaratarajyayo yarataranayikora arambwira ati twagenda ndavuga ni reka mbanze nshakishe ubushobozi kuko jyewe muri kamere yanjye cyangwa se imiterere yanjye ngenda jyenyine mbaho kenshi singira inshuti nyinshi ziraho kandi atari uko ntazifite ndaye namubwira ntinza mu munsi tuzagendera arambwira ati we nuboneka uzambe ko numvaga ntagenda ngo njye kure umwana nta mata mushyiriye mu gihe nari nkimara kubimubwira we haciyeho umunsi nk'iminsi 2 urumva inkuru yamaze kusakara mubona noneho yagiye ajyana na Pastor Mutesi ajyanye na Pastor Mutesi ndamubwira ni ubwo Pastor Mutesi yagezeyo nabyo ni byiza ndanabimubwira ndavuga ni ubwo Pastor Mutesi yagezeyo numva nta mpamvu yo kujyayo nkurikije n'abantu yari yajyanye ndavuga ni we afite ubushobozi bwinshi abantu bamukurikira benshi ntabwo navuga ngo mfite ibingana nk'ibi ndamubwira ndavuga ntacyo ubwo Pastor Mutesi ageze nk'umubyeyi nkurikiye ikiganiro kinkora ku mutima ndebye ibintu yamukorera ndavuga ni byiza numva ndishimye nta kibazo nawe ubwe ngira ngo nepa yabyibuka ndangije arambwira ati ariko ati nawe waza ukajyayo nkawe ku giti cyawe yego ndavuga nta kibazo mu gihe nariho ntegura kujyayo ntegura umunsi wo kuzagenda icyo gihe nari nzagenda nko kwa kangahe habura nk'iminsi 3 ngo ngende nibwo nahamagaye n'umudamu aba muri Amerika bamwita Louise arangije iyo nkuru yarayibonye yari yakurikiye uriya mwana abikurikira ku rugendo icyo gihe nari ndi Kicukiro mu bintu bya Rwanda Revenue nari ndimo aho ngaho abarampamagaye turavugana ndamubwira nta kibazo nzagenda igihe kintu cyati nanjye numva nago agafuka k'umuceri nikongera ngo aranankurikira ni nta kibazo yanyoreje amafaranga 50 niyo yampaye noneho arangije ndaza mva hano njya mu modoka abanjye ngendana nabo ko ngendana n'abakameramani banjye babi wanjye turagenda dufata nepo mu Gatsata umuceri nibyo najyanye nabiguze Nyabugogo biguze Nyabugogo baduha fagitire turangije turagenda tugererekeza Igicumbi wa undi nkimara kubigura nahise mwereza fagitire ndamwerekana dore ibyo tujyanye ni ibingibi ntabwo harimo karibira nakoresheje essence ntabwo yari irimo ndangije nanjye ndavuga nti nanjye natanze essence ndagenda njyayo nk'umubyeyi turahagera nasanze uwo mugabo ariho ategura kwigira gutegura gwa mariage baro bakora mu rugo bajya gute twageze n'umuriro urabura dukora kigakiraho ndamuganiza giyewe ndi pasteur ishinzwe ibini ibyo nazanye nibi ndabimwereka aravuga ngo Imana igumugisha arabanza arambaza ngo se ngo niwe pasteur ndabungera to tuvugana ne pamubwira ngo azaza umupasteur njya ngo yaketse ko ari Pastor Mutesi arangije avuga ngo se ngo ni pastor ngo nose ngo niwe pastor twaze tuvugana ntago mbizi nago je ntago naguhamagaje ate noneho turaganira ariko ngo mwari mwagiye n'ubundi Mutesi yavuye bwa mbere tubanza duca ku ishuri ry'umwana yigaho ngiye nkanjye ufite abana cyewe mfite abana na sare school yizi irimo abana ni benshi hari abana utagomba gushira muri kana bwa ngiye singeneye umwana ngeneye wowe umwana namoye twaciye ku ishuri aho biga nepajya kureba abana ramureba nanjye kigo ndakibona umuyobozi nguma aho ngangana n'utunyeshuri twari aho ngaho nditaye turagera tujyayo tugezeyo hariho bagombaga ku karere kuza kumuhinga uwo munsi ndavuga ndi kuko mu nkuru nari nakoze bwa mbere nabuze nti
uyu mwana akeneye amata akeneye inka nubwo twamugurira inka nta kibazo. Iryo niryo jambo navuze. Ndashimira ubuyobozi bwa Gicumbi ko iyo nka bayitanze kandi iyo nka jewe narabyiboneye kuko twari duhariho bari mu byiteguro bariho bubaka basiga amarange yitegura ubukwe turaganira ariko tuganira hari ibintu ariko ne parambwira ati twebwe tuzanagaruka ariho bavuga ku bintu byeke no kugura imirima umurima twamugura umurima nje na propose ndavuga nise mwamuguriye moto niba byavamo moto byibuze niba ari umunyonzi ejo akazajya nitwara n'abantu ko iterambere ryagwa parambwira ati oya abantu bahisemo ko bamugura umurima ati ubwo tuzawandika ku mwana we ndavuga nti ni byiza nibyo nabyo ni byiza nta birebire ninjiyemo kuko ubwo abantu bamufashaga ariko bari kunywa n'ubundi kwa Pastor Mutesi kwa ko oya ya Pastor Mutesi nagwa aho ngaho mpazi ubwo ni Nepo wavugaga yakubwira ngo niho twari kumwe ambwira ati nukuri abantu barashaka kumufasha ndanamushimira ni nukuri ni byiza ambwira ati tuzagaruka ati hari abantu bashaka kumufasha tuzagaruka ndangije ndavuga nibyo ngenda nkora kugira ngo dite dutaha turasoza giye turataha tugera aho tugera turaza ngiye numva ko bamufashije kuko bambwiraga ko ari urubuga rw'iki rwo bari bamwitangiraho numva ari byo nyuma rero inkuru igisohoka ngewe hari umuntu w'umuyobozi bampamagaye mu karere ka Gicumbi inkuru yihe iyi nkuru yuko numvise vuga najye ko mu inkuru yuko bamuriye amafaranga na sheke bakamuha na sheke y'igicupa na sheke ngo ituzuye itazigamiye ariko bambwiye ngo sheke itazigamiye ndavuga si Pastor Mutesi ko yakora ikosa byo gutanga sheke itazigamiye muri iki kinyejana n'ukuntu ifungisha abantu sinabitinda ariko uwo muyobozi kuba twarigeze guhurira mu gihe umwana wari mu karere ka Gicumbi naho wari ufite ikibazo cy'ibyimba yigeze kujya CHK agomba kujya kwivuriza mu Buhinde waje no kwitaba Imana aho rero kuko ngira ngo Imbuto Foundation zo zaje kumufasha nakoze ibishoboka byose nkoresha ubuvugizi kugira ngo uwo mwana ajyeho rero aza kumpamagara ejo bundi nkuri bisotse arampamagara ambwira ati ko nabonye ujya hariya niwe mutubuze akubaza yarambajije ati ni wowe watuburiye aba bantu ati ko pasiteri ati ko bavuze umupasiteri watubuye ese nawe kandi nabonye waragiyeyo nawe urimo ndamubwira ntabwo birimo ariko bitewe n'ahantu narindi jewe ndavuga nti ndaza gukurikira iyo nkuru ntabwo ari wakayireba ntabwo nari nakayireba nza kubona ako kantu kuri stati y'umuntu bituma mfungura data njya kuri stati ngiye kuri stati ndebye nkabonaho mbaza umuntu wo nabajije rero umunyamakuru si ikintu ukuri ati nibyo ariko numva ntabwo byashoboka ndangije nibwo yampaye akavido ndakumva ndikanga ndangije wawe niza kumbwira nabwo ntabwo mje ni wo bavuze ni Pastor Mutesi nigiyewe ntabwo narindi ngayo nguko rero urugendo rwanjye nuko byagenze nukuntu nisanze numvise numiwe wisanze mu ngamba zo kwitwa na umupasiteri w'umutobozi bitewe nuko wahuriye muri icyo gikorwa ariko Imana ishime kuko mu byo bavuga ntabwo nzwamo nabashobora kwitiranya bitewe nuko nawe njya nkurikije ukuntu yambajije ni nkambwiye ngo ese nawe wabikora hari igihe umuntu akubaza ikintu ukabona ashatse kwereka ngo se koko nawe ibi bintu nawe warabikoze ariko nibwo namubwiye n'igihe nagiyeyo ariko nagiye nkanjye nta timu y'abantu najyanye nta n'abantu ngira najyanye nabo abantu ushobora kuba ndi bufite igikorwa ndi bukore ngira abantu ngendana nabo kandi ngira abantu batari nkunda rubyino bari aho bakuze tugendana niba ari mitiweli yo nyitanze nkorana n'akagari nkorana n'ubuyobozi bukampa lisite y'abantu abo nishyura nkaba bahari sinjya gutanga igikorwa nta buyobozi buhari sinjya gira ngo nawe urabizi nawe nafashe b'abakecuru hari ubuyobozi ngenda akagari kabizi nkagenda umurenge ubizi icyo gikorwa ntabwo nzi rero gufefeka mu bintu byo kugira gutera by'umuntu ku ruhande nubwo rero uwo nguwo kubivuga ni nko kumbwira ati se nawe wabikoze ariko byakozwe n'umuntu ntabwo ndi bumusobanure kuko asanzwe azwi gasanzwe azwi hari ikintu wenda nshaka kubaza cyangwa se no kukubaza uri umwe mu bantu batangiye ibintu kera cyane cyane byo gufasha abandi nabyibuka mu gihe cyashize utangira ku masuka wowe wihera aho ngaho damu hera 2013
2013 twasenyaga muri Bambino Super City hariya twambitse abana 300 bari baturutse bamwe muri Kabuga abandi bari turukaga za Muyumbo muri Rwamagana niho twatangiriye tuvuga ibikorwa runaka n'umuntu wese tugenda dutanga mbonera no kuvugira hamwe hari umudamu bita Titi Imana ijye umugisha aba muri Amerika yabaga inahangaha ariko yajyaza gusenga ku rusengero wacu ko twega Imana yaduhamagariye mu bantu boroheje umuntu wese agira umuhamagaro none waje areba abana dufite n'abanyina uko bameze nawe bera Nyakariro y'icyo gihe na Muyumbo y'icyo gihe bane Muyumbo y'uyu munsi byari bimeze arangije yaragiye mu Bufaransa ahageze abwira inshuti yarabwiye atari ko atuzi ko mufite imyenda mujugunya kandi hari abantu bakennye icyo gihe byari byoroshye aragenda bazanye amabaro 3 tujya kuyakura ku kibuga cy'indege turayadeduana ibyo byose ni turabikora twagiye kubitanga umudamu ahari ni inshuti ni umubyeyi ibyo mvuga arabizi Imana imuha umugisha yacurizaga ahangaha mu isoko mu mujyi muri shike ariko arabireba raza arangije twambika abana kubambika twamaze iminsi 3 urumva ducagura iy'abahungu iy'abakobwa stock yari iri iwacu mu rugo ariko nubwo yari iri mu rugo nari ntarabyara umwana wa kabiri mfite umwana wa mbere nta mwenda twakuyemo umugabo wanjye arambwiye ngo nitugira ikintu dukuramo ku bintu bigije gufasha ati bibembe by'abantu bibajyeho turangije nibwo twatanze ibyo bintu byose tukajya twishyira muri envelope nshatse nakwerekana amafoto cyo gihe dushyize muri envelope aho hantu twagemuraga abarwayi hano i Masaka ku bitaro twagemuraga imbuto nigeze kurwara constipation ntwite ntashobora kurya urubuto rw'umukene muri dukeya begeranyije birakatsindwa kurya ibyuya by'umukene biragatsindwa kurya imfubyi ni umuvumo uba wikururiye uyu mudamu ndabizi arakurikira iki kiganiro ariko ibyo twabitanze nawe atanga raporo nyuma yabwo ntabwo twongeye kwakira imyenda ya caguwa umunsi umwe nibwo noneho twagiye kubona abakozi b'Imana bavuye muri Kenya nabo batuzana imyenda ihera gatuna itari bwinjire iko muri icyo gihe twakomeje twego ubwacu mu itorero n'itorero ryacu rirabizi ko umukristo yaturaga amaturo barabizota dutore ayo batuye tugakuramo igice cyo kujya gute cyo gufasha abakene rero uyu murimo wo gufasha sibyo kwenda uturimo ariko twatanze ibyacu bishoka byose byo ngo dufashe hari abadukurikira baraho nuvuga ngo ikintu cyose ugitanga uko wagihawe biroroshye kuba nabwira umuntu ngo ndashonje biroroshye kuba nabwira umuntu ngo nabuze iki biko biragatsindwa kwitwaza umukene kugira ngo urye ibye ni umuvumo rero iyo myaka nubwo kuri social media twagiye tubikora ari nabwo gendwe nateraga inama ngiye kwicara mu ntebe y'umuntu ngorane nawe ikiganiro kugira ngo byibuze izina maze kujya kuri social media rimugaburire kandi ryaramugaburire niyo mpamvu mutigeze mumbona hano mu burwayi abana banjye batize bansoye mu nzu ntigeze nzano ngo ndire no kose nta bibazo ngira ushobora gutinyuka wabwira umuntu bucece ariko nabwo ukikanga ariko kuza ngo ukwarurinda yo kumva ko ushobora kurira amarira ariko amarira nk'ayingona ako niko nashatse ko ndavuga ni uhere muri 2013 wenda aho ngaho niho hantu navuga ngo twakoze iki gikorwa dukora cyamye gikora igihe kinini cyane ni ibintu mukora nyine nk'umuhamagaro ni ibintu mufite impamvu yihariye mukora kuko mubitangamo n'ibyanyu ariko rimwe na rimwe mubikora nk'abapasiteri hakaba haza n'urundi ruhande narwo rushobora kubikora nk'aho n'ubundi narwo rwitwaje rya zina ariko bo bikagaragara ko ikindi bagamije atari gufasha ahubwo ari ukubikora kugira ngo na twa tundi dutangwa kwa ba bantu bo badushyira mu mifuka yabo ibyo nibona gute Damuru icyo mbona nuko ahantu hose abamo abamanyi abamo abamanyi ikintu cyose yo mpamvu ikintu cyose kigira original kikagira na pirate ntago nabivugira kuri ibyo ariko ndavugira ko n'amatorero impamvu afunze nuko harabaje biyitirira ibyo batari byo bashinga amatorero bafite impamvu
ariko uyu munsi ku bakijijwe bakaba barahamagawe nta gihombo nta n'ikibazo ariko hari umuntu ufite izina adafite abashumbye arabo kuri social media ariko dukeneye no kuba no muri quartier bazi kuri pasiteri. Ese mu mudugudu wazi kuri pasiteri? Ese inteko yateranye bavuga ngo uyu ni pasiteri? Icyo nicyo kintu rero ibi byose bibera hano kuko batazi ni box uko tubayeho. Ariko nge nemera ko nubwo itorero ryaba rifunze byonyine kuba nakwicarana umuryango wanjye nkabaganiriza ijambo ry'Imana nijoro tugakora iteraniro tukiga Bibiliya sibyo tukanasenga higisha abana banje ikimana izanyimpembera ko nigisha abanje kandi nta nubwo n'ubundi buryo naza nahanga bamvuza ubutumwa kuko udashoboye gushumba abo mu rugo ntago uzashumba iri torero. Bivuga rero ngo umuntu ufite indangagaciro ya gishumba agira na kirazira muri agira ibyo atinya agira ibyo atinya rero kuba abantu baza bagokora umuntu wese umuntu wese gutera undi amutera kaburaga aramubwira ati se nta kazi ugira undi ati ntako ati warabuze ubura nako ubupasiteri. hari igihe umuntu yishima kuba barigihe cyari kigezweho kuba pasiteri bitewe n'uko nabonye pasita runaka yambaye bobo nziza afite umusatsi mwiza noneho ngiye nkagendera kumva ko nshaka kuba pasiteri nka runaka ariko ntuzi intambara n'imisozi yaciyemo sibyo ugashaka kuvuga uti noneho ugahatana kuvuga ngo niba kana mbese ugakora ukabwiriza ushaka kuvuga ngo ngira amavuta nk'aya runaka ngira amavuta nk'aya runaka ngira imodoka nk'iya runaka icyo gihe utakaza intego. Rero hari abantu bari mu muhamagaro kubw'impamvu niyo agiye gukora ikintu aragikora ko ntacyo ahomba. Burya umuntu utagira icyo ahomba n'ubundi iyo muhuye nyine bundi hari ifi bavuga hari ifi mu nyanja benshi bajya baroba hari ifi ibamo igira ihembe inuzi igira ihwa rirerire iyo fi igeze mu zindi irazisharo ikazisharo ugasanga izindi fi zifite ibikomere biterwa na yafi kuko ifite ihwa ritaciwe. Hari umuntu rero nawe uba mu kintu akwiteka agahora asharura abandi. Rero muri ibi ngibi bya YouTube dufite abantu benshi bagiye uko urabizi uko bagiye batangira za ministry batangira ama foundation yo gufasha barahari ko kugeza uyu munsi ari byahagaze birahagarara kubera ko ntago babonye ubwo bufasha. Ariko numva iyo ufite inzozi wakwigomwa n'igikombe kimwe cy'icyayi ukagitanga wakwigomwa ni mperutse kugira umuntu anduhurira ku marembo noneho aravuga ati narinje gusaba ariko nibuka ko hari ikintu mbwira umwana wanjye muto ndamubwira nti genda uzane ya sukari mu kabati biteru yizane aranje ngo mami none se ngo kubyo kumira sukari ngo twebwe ni mwanyoye se ni mwamaze kunywa icyayi ati twashoje ngo ejo se ni ejo Imana izabazanye ndabwira muhereze icyo kiro byari biro bibiri ubwo kimwe bari bamaze kugikoresha zike kiro kimwe muhereze aragenda ntago navuga ngo nta uwo ngo nahise mvuga ngo ministry irakoze kandi bwakiye n'ubundi mbona indi sukari bivuga rero ngo uyu muntu ibyo yakora hari ababikoze barahagara kuko ari byo babonaga ko arabonye benshi bagendaga bikoreye ariko ntibongera muri uko kutongera ariko noneho biranazima burundu birazima. Ni nk'uko izi foundation zavukiye hano zijya kumera nk'abantu bafunguraga ama YouTube amacano nagukaza kugana wajyaga gusura umuntu ubu ngo urabizi ko ari umutumirwa mudashobora kubona kuko iyo mutumiye ukambwira ngo mpikigarambwira ngo banzuma amafaranga ndabizi ko mugiye kumwungukira kuko se mwunguka ngaye ntacyo mwunguka ngaye benshi barayafunze abandi zarahombye abandi ntibagikwa ariko yaricaraga wamara kumukosha ikigana akazamuka amara kumenyerekana gatagata avuga ngo nanjye akamfungura agacana yamara gufungura yacano bigahita mbese mu yandi magambo ikamunanira ko cana ubwayo ikenera ibikoresho nta n'umunebwe nta n'umuntu buriya umuntu nta munebwe ufungura cano. Icya kabiri nta muntu udatanga umuntu ngo atange utunga YouTube utunga cana niba mbeshye unyomoza kuko ntago ayishobora kuko bisaba ngo ushore ugira ibintu ushora iyo udafite impano yo gutanga. Rero hari abantu ubwabo bakora ibintu ariko badafite impano yo gutanga. Yego
nibyo ariko wenda tugarutse gatoya nk'uko rero wagize umutima n'ubundi wo kujya gufasha ya famiye bikazamo na Pasiteri Mutesi uyu munsi kiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga ni skandari abantu abari gushyira kuri status bari gushyira kuri sheke igaragaraho amadolari kandi bari kukwereka amayero bagashyiraho sheke idasinye bagashyiraho video zuriya mupapa urimo urarira cyane avuga ati Pastor Mutesi yaramemukiye yanyijeje ibintu gutya na gutya ariko nyamara ari imitwe iyi skandali cyangwa ibintu Pastor Mutesi yakoze niki wabivuga? Okay, ntago ndi buvuga ngo ni umunyamitwe kuko baravuga ngo akabikora kabizi karya imboga karitse ariko hari ikintu niba kingoye gusa Mutesi ibintu bye ahorana udushya twishe kandi ahorana udushya buri mwaka buri kwezi hahora hari udushya agira twe ureba ukanayoberwa ukanashoberwa ariko ubona ko hari ikindi kirere biba bibamo ntabwo kuko numva bwa mbere bavuga ngo ni sheke itazigamiye narabyibajeho ariko ndebye sheke Mutesi sinjije Mutesi yarize ni umuhanga mu bintu byose ariko numvise mbabaye mpamvu nababaye ntabwo nababaye ko bibaye kuri ari Mutesi ubikoze nababajwe n'ibintu bibiri nababaye n'izina ubwaryo ryamamaye rivuga urukundo rurihangana urukundo ruratanga mu nyigisho ze ushobora kumbaza uti Pastor Fani tukuzi kunyigisha izi nizi ariko we azwi ku nyigisho z'urukundo no gutanga ni urukundo umuntu ufite urukundo ntago yakorera ikintu nka kiri umukene umeze kuri iyo byonyine ibintu bibiri rero sheke iri mu mayero idasinye hirya gato y'amafaranga hakazaho amadolari ariko numvise avuga ko yaramaze yavuze ngo amaze igihe arwaye ijisho ariko sibyo kuba atararebaga kuko iriya sheke ni iy'umwaka ushize kuko hari ahantu kiriya kintu cyabaye umwaka washize hashize n'amezi menshi pe hashize amezi wenda iriya nkuru kugira ngo abantu baze kubyumva neza iriya nkuru yabaye mu mwaka ushize sheke igihe bamubwiye ngo azajya kuyibikuriza ni itariki 15 z'ukwa kane ariko inkuru yakozwe kera umva urwo rugendo jye n'ahantu nagiye sibyo urugendo rwo kuva i Kigali ujya Gicumbi ukatanga sheke kandi ubizi ko izabikurwa 2026 mu kwezi kwa kane ku itariki 15 kuki atayiretse none ngo azayizana icyo gihe noneho kwandika ukajijisha ukandika nabi kandi uzi ko sheke iri mu mazina yawe ntusinye ikibazo ni ukudasinya ni ukubyibagirwa oya ntabwo ngo ntabwo ari injiji yarize cya kabiri harimo ibintu bibiri ikintu kibaye umwaka ushize kibaye hashize igihe ariko ateganya ko azajya kuyafata kuyibikuza ku itariki 15 z'ukwezi kwa kane 2025 kandi byarabaye 2025 ariko arangije ayandikaho imbere kwibeshya kira kimenyetso cy'amayero n'amadolari icya kabiri kudasinya bitewe n'iki kudasinya kuri sheke icyo nacyo ni ikindi batazi ko uko batanga sheke oya umuntu se ufite sheke y'amayero ntafite YouTube se arayifite nose utageze kuri sheke atari ya YouTube ni ku banke YouTube ni herera imbere kuri ku banke imbere no muri banke zitandukanye ariko bitewe n'uburyo n'abantu bashaka kumworeza amadolari nabyo reka tubyemere sibyo ubu ngubu umuntu wese ufite YouTube ashobora kuba afite sheke y'amayero cyangwa amadolari siko bimeze niko bimeze nabo reka nemere kuko umuntu wakoze muri banke urambwira ngo nagaze uko bandika kuri sheke uruboko kandi kuko ari we uyu Pastor
ntuza Xavier François Xavier si we wari pasiteri we si we nyiri kopeke igisubizo avuga ko ari we wamuteye n'inkunga ariko hari n'ikibazo aba bashumba kuki mutagiranira n'inama kwanza ibi bintu byaje gufasha uyu muturage bigarutse kubyagira neza biti ni iby'abantu babitanze ni iby'abantu bitanze nabo muri gira neza none uyu munsi gira neza aya mafaranga ko yasohokaga yacishwaga kuri konti y'amayero reka nemere ko abagira neza bari ku isi yose bari ku isi yose nta kibazo nanjye mfite Getsimani Foundation sibyo bari ku isi yose ariko sinzi ko aya mafaranga bayagiyanye kuri konti y'amayero bayatangaga kuri za West Union Zaria World Limit aho hose akaza kuri telefone kuyabikuza ukayashyira mu mayero kandi azajya muri Gicumbi kumubwira ngo uzajya gushaka Ecobank i Kigali uzajya gushaka Ecobank aho iri umuhaye urugendo ako harimo umuteguro uri aho ngaho icyo ngicyo ntabwo ari uko yibeshye ni ikintu azi yateguye kuko umuntu yakwibeshya uyu munsi yiruka ariko ikintu wibeshye kizamara amezi angahe hafi 5 turi mu kwa 4 iriya nkuru n'ibitarabaye mu kwa 10 yabaye mu kwa 10 na kumwe kimwe muri aho none aya mezi yose ashize undi yarabibonye ntiyibutse ko atekereza uyu muntu icyo nta kantu gatoya kari aho we azi icyo yabikoreye icya kabiri ni gutuha sheke umuturage wo hari ahantu nabonye nje kubikuza sheke biragora sheke bwa n'amafaranga yo kubikuza kuri sheke ntabwo bashobora kuyaguha mu ntoki bisaba ngo ufungure konti muri iyo bank bayakure kuri sheke guriya mubare babanze bayashyire kuri konti yawe ntabwo bayahita banayaguha mu ntoki ubanza ugahita ufunguza konti muri sheke iragora kuyibikuza iragora noneho uriya mayero noneho abikoreye uriya muturage kandi umuturage bamuhereye kuri telefone nta sheke yamuhaye ntabwo ari sheke nyine okay waravuga ko ari sheke ariko ndiho ndakwereka iriya sheke ubwayo icya kabiri akoze ikosa ryo kureza umuturage ni nko kuvuga ngo tukuguriye firigo turayikuzaniye ukagenda tuyikore ngo tumushyiriye firigo nta mashanyarazi agira agira indi mirasire icya kabiri hahora hakonje uramuha firigo ngo imumarire iki ntabwo twakagombye kumuha icyo ngicyo icyo rero wafashe sheke urayimuhaye mu by'ukuri hari urugendo ruriho rukorwa yaba Mutesi yaba n'abandi bameze nkawe hari ikintu kitangira ari urugendo ariko kikaba kijya ku iherezo iherezo ritari ryiza kuko iyo uteguye ikintu nk'icyo icyaka binumvise uriya mugabo avuga ngo bamuhamagare ngo naze abasanga i Kigali bazi i Kigali gukora iki barazi i Kigali gukora iki ngwino dukorane ikiganiro ibi ngibi birinyibukije umugabo waje ataka arataka yaragiye gukora ubukwe aramubwira ati avuyeyo babampamagara ati yambwiye ngo nze antwerere avuze ngo amutwerere atari ko arambwira ngo reka dukorane ikiganiro babanza gukora ikiganiro uko nawe akunda kuvuga uwo mugabo aravuga akora ikiganiro amaze gukora ikiganiro amuhereza envelope y'intwererano kuri kamera basohotse batandukanye agenda yari kumwe n'undi mugabo n'undi mukozi undi mudamu bose barakoze Imana batatu barebyemo basanga harimo 10,000 ako nakantu undi nawe aravuga ati ngiye kwinjira muri iki gice kivuga butumwa sinshaka kuzongera kuvuga ibintu byawe ndabihaze ndashaka ngusaba imbabazi undi ati ngwino dukorane ikiganiro amushyira kuri kamera baraganira nje niyo baraganiye kuri kamera aganiye anje aza kuri ikiganiro ngo kana kaje kunsaba imbabazi mugasanga harimo ikintu
ntago gikwiye kuko ibyo ntago ari imbuto z'abihannye. Abantu benshi muri komantere barebye uburyo Pastor Mutesi yakoze ikiganiro arimo arira afite impuhwe arira akavuga ati kumbe aya marira yose wariraga yari ay'ingona yari ay'ubujura yari ay'ubusamba. Ari nkawe se urumva wabyifata mu turumva wowe urumva ari nkawe umuntu arize imbere yawe agize emotion akarira akababara arijijwe n'agahinda kanjye hajwe n'agahinda ke karasema n'agahinda hanyuma karahari ntago mbizi ariko hari umuntu ugira amarira ye akarira nyuma warangiza ukaririra hejuru kuri sheke imeze gutya. Ariko iyo ugiye neza ko kamera irimo kameraga nagabonaga ko harimo ituzuye kugeza avuga ngo ni muyifate neza gutya siko bavuga ngo nimufate neza gutya nizo bavuga ngo yifate neza gutyo batabona ko ituzuye ahubwo umuturage baramufatikanye. Ariko kuki umuturage bamubonerana kandi ari umunyagihugu ari uwa leta ibintu ubona Mutesi bidakwiye kumugiraho ingaruka cyangwa adakwiriye kuba yabibazwa kuko donc niba bavuga ati amafaranga Mutesi yagombaga guhuriya muntu sinaye yakuye mu ntoki ze mu ntoki zo nayo yaguha mu ntoki ntayaguha nayo abantu bitanze bayitanga ngo habwe uriya muryango ariko akanyura kuri Pastor Mutesi wagiye akarira ugaragaza ko afitiye impuhwe noneho ayo mafaranga akaba atarayagejeje kuba akwiriye kugeraho iyo umuntu nyine atagejeje ahantu yagomba kugeza igihe aba ari umuhemu aba yahemutse kandi ibyo ari byo byose uyu munsi bagukoraho Pastor Mutesi rwose ejo nazo avuga ngo ninze namamaze ko ateka ubwo nari kuza Imana inyira nankunda neza yavuze ngo nimvuga ibi bye ngo nzagaruke mvuge ko agira gute anateka ubu koko navuga ko uteka akurangira umukiriya ntumukore nk'ibyo ukoze uyu musaza koko umucyaro ugafata amafaranga ntukore ibyo ugomba gukora nta n'ibyo nigeze nongera gusubiza kuko giye mu byo nshinzwe ntago bishinzwe kujya kuvuga ibyo umuntu akora kuba bikora ni igiti cye kuba yagiye gutera igiti cye niyo mpamvu nabwo yari afite amafaranga nta kibazo kubikora kereka niba aya mafaranga yari yayafashe akabanza twara igihe binabaho akavuga ati reka mbe nikemurira akabazo biranashoboka nk'umucuruzi mbe nyitije nzagera igihe cyo kujya kurotira narayabonye naranyiranza nyishyure ntarambere ntanyishyure ariko ibyo nabyo bibaho ko wari kuba yari kuza agasanga ufite icyo kibazo ariko nanone ntabwo ari gukora iriya sheke ngo uyivane i Kigali deje iri mu mazina yawe iri mu mazina ye sheke n'ubundi iri mu mazina ye iri mu mazina ye yiza kuba itari mu mazina ye n'ubu byari kuba byoroshye muvuge ko ntekera amakwe urayatekera ukora n'ibintu byiza wigisha n'urukundo ariko iki kintu ukoze rwose ibindi byose ibyo wakora ku giti cyawe ni uburenganzira bwe nababwiye nta n'ikibazo cye yashaka abangahe batanu ni uburenganzira bwe ariko iki kintu ukoze ni ikintu kibi kandi cyangije iyi mihanda cya mbere cyo cyangije abantu bagiye guhita bumva batazongera gufasha abantu kuko aravuga ati se turamufasha ntamugeraho wenda umunyamakuru kuba yavuga ati ndaguha makeya tugabane aho yateye intambwe agakora iyo nkuru ya spendinze no kuzagera no ku bandi bantu nabyo bimutwara andi mafaranga ibyo byo nta kibazo kuba umunyamakuru yavuga ati ni 2,200,000 ndekuwa 600 n'andi 600 yasiremo nta essence yamusabye nta kintu kintu yamusabye uyu we n'impamvu yamwe ati cyari kibazo dufitane abamubwije n'ukurere kwa nakuye ati turayagabana kuruta wa wundi uko guti akanguha ikintu kitaza hari uko hari n'uwakira miliyoni zingahe nta akavuga ngo aya mafaranga nahawe naya ngaye ariko ntabimubwire kubera bimubwiye nepo rwose ahubwo yakubereye umunyakuri ariko kuba umuntu ufite titire nk'iyi ugafata sheke yawe mu mazina yawe ugaha umuturage kubeshya umuturage ni nko kubeshya umwana ngo umuhaye amata utayamuhaye ugateruye ngo guhera uyu munsi
muhumure mubonye mama ako kavideo uko karo gacicikana muhumure ubonye mama. Reka mvuge ijambo buryo warije ababyeyi benshi nta nubwo yatinya kuriza n'imfubyi. Warije ababyeyi niba abagabo bose agenda ashaka aba yashatse uvanyemo wa mbere bose abagore baza barira bose baza barira yananirwa kuriza imfubyi kandi deji kwa noneho kereka ari ikintu ni ahantu ntigereye giye ubwanjye narahigereye ndahareba. hari n'ukuntu rero umuntu akavuga ati umuntu sinamurya pe bitewe n'uko hari umuntu utarya ariko warya uwo muntu umuntu uri gupfa uri kubaho. Nabonye umugore ari kuvuga ati ubu amafaranga yaratanze abana ntago baba barabirukanye no kuba barihanganye era amezi bari bakirya utwo nepo yabahaye bari bakirya kuri kaga telefone bari batanyu bamuhamagaraga bamuhereza ko nabo barayamuhaye arabaca kuri telefone barayamuhaye pe n'abarayamuhaye ariko arashize kandi abeshi bafasha kuri social media barafasha bakagufasha uyu munsi ejo bakagenda ariko aya ngaya bari bagiye kumuha yari kuzamugira umumaro n'uwo murimo ukamugira umumaro. Uriye imfubyi uriye umugabo n'umugore uriya mugore wa kabiri washatswe uje kureba bari abana n'uyu mugabo n'amajenesi uyu mudamu azita kuri aba bana arambwira ati nizere ko uzakemura ati narabikemuye ati kandi uyu mudamu twari dusanganywe ati twari dusanganywe ati azi ubuzima bwanjye turasengana turarimbana aba bana arabaza ndavuga ni byiza pe icyo kintu ni cyiza ni cy'agaciro. Ibyo byose uyu mudamu urije uko ameze ashobora no kuba twite uyu mudamu wa kabiri atwite kurabona ko iminwa imeze nkugiriye umugore utwite nk'umugore mugenzi wawe sheke nta kintu na kimwe ahangaho wavuga kuko iri mu mazina yawe kwibeshya uko ariko kose ntago waturuka i Kigali utaverifiye wewe ni wanditse nabi utasega wanditse nabi byibuze wasinye mese sheke utasinyeho se mute buri ari kujya kubikuza he wowe wayigusinyira umunsi wagenda ukajya kubikuza he wowe ko wahita ujya muri RIB wowe muhani ahita ajya muri RIB yakujyanayo ta uyu muturage ntazi no kureka uzi uyu muturage afashije akayihereza muri RIB ujya ntibamufata bamufata ariko ntabwo aricyo tukwifuriza gusa uyu mutima niwe ukeneye guhinduka ndumva ari ibyo ngibyo umuntu akeneye reka wenda dusoreze kuri iri jambo abenshi bati Mutesi yakoresheje ijambo gira neza gira neza gira neza gira neza gira neza gira neza ni izina ryiza gira neza family bagiye abambaye imipira gira neza family gira neza irimo ibikorwa biri kugaragara gutya bimeze uku nguku byagaragaye muri ubu buryo ubiracyayigira neza. Okay, inzozi zo ntago zipfa kuko n'igihugu gishobora kugirwa umuyobozi akakikora nabi cyangwa se company kangirika ariko ntibuza ko abagize iyo company bashobora kujya gute bashobora gukomeza. Gira neza n'umuryango mugari nkuko ari family iraho ahubwo ushobora kwibaza gira neza n'abantu ndakeka ko aba bantu ahubwo aba bantu bo baribaza iki baribaza iki kuko nago nzi niba akantu ntariho nsobanukirwa ntago nzi niba koko iyi sheke yaba nibyo nakomeje mbaza n'ubu bufasha bwari buturutse muri gira neza cyangwa se n'ubuntu yajemo nk'umuntu wari ukoze ubuvugizi kuri abo bana nkeka ko umunsi wa mbere ahubwo agenda nibwo yari gira neza yari igiye umunsi wa kabiri ni abantu bamukunda guhora abakunda Pastor Mutesi batari muri gira neza bavuze ati ahantu umubyeyi n'amarira arize ni ukuri bakitanga uko bishoboye bakagenda ahubwo iri tsinda ryo ryashoreranye nawe naryo rikareba iyo sheke ntabwo wabona ko bari kumwe se iyi sheke y'ubwayo bakayibona idasinye bo mwatekereje mute naho gira neza ishobora kuba gira neza kubera ko abayirimo ni benshi ahubwo umuyobozi wayo niwe wagize ikibazo niwe wagize ikibazo ariko ntabwo bikwiye. Niki wabwira abantu bashobora kuba wenda dusoza bavuga ati abapasteri ntago bakizewe kubera ko bigaragaye nka gutya kuri Mutesi
ni iki wababwira, ni iki wabwira abantu bakwiriye gufata ibintu ko abantu bakareka gufata ibintu kimwe, ni iki wababwira wenda tunasoza? Icya mbere cyo nabwira abantu ntago bafata abantu bose ngo bashyire mu gatebo kamwe, kuko umukobwa bumwe agatukisha bose, ntago abapasiteri bose ariko bameze, nta nubwo abantu bose ari abesikoro, nta nubwo abantu bose bakora ibyo. Icyo ngicyo cyo mu kihanagure. Cya kabiri, icyo yakoze ntago aricyo kiri bumugire igicibwa, nta nubwo ari nacyo tukiri butume tumudimiraho itaka ngo tumusabire amategeko ngo amufunge, ahubwo twamubwira ngo ntuzongere ibi bintu, ujye ugira amakenga, kuko ikintu uzi ko muri gihe mama abantu benshi bagenda basinya amasheka atazigamiye barafunze, ariko impamvu atasinye nuko yari azi ko byamukoraho, yanze rero gusinya kuko arabizi. Hari ikintu wenda umuntu yatagira, ni ukuvuga ngo ntago ari ubwa mbere abikoze, ni uko azi ko bigenda, azi itegeko n'irindi. Rero ntago twamurahuriraho umuriro ngo nafungwe nakora iki, ahubwo twavuga ngo ibi ntibizongere. Hanyuma nkasoreza ku ijambo rivuga ngo igihe Eliya yari amaze kwica abahanuzi bose ba Bayali, yarabisha arabica bamara nk'uko baza hano bakica, ariko arangije ajya kwihisha. Yezebeli avuze ati nintakubona ndakwanura n'ibintu nkoze. Tujya tubwiriza hano tugakora ibintu, hano hari abantu baza bakavuga ibintu by'ukuri, ariko ugasanga abantu barabanga baragira gute. Ariko agiye kwihisha, Imana yaramusanze avuga ngo urihe, avuga ati abahanuzi bose babishe nijye usigaye. Iramubwira ati Eliya haracyari ibindi 7,000 tarapfukamira Bayali. Aranamubwira ati genda wimike Yehu na Yezereli na Elisa nk'umuhanuzi, umwe inkota izacika undi ntago izamucika. Bivuze rero ngo hari ibindi 7,000 tarapfukamira Bayali, harandi bakozi b'Imana. Ibi byose ni Satani ibikurwanya kugira ngo udatanga. Mbwire abantu bakoze mu biko bagatanga kuri uyu muntu kwa Stratoni, ni ukuvuga ngo murwanyijwe, nakaboko kanyu kumugisha karwanyijwe ko kugira ngo umwanzi yongera avuge ngo sinzongera gutanga. Wowe nyanyagiza imbuto yawe ugire 7 ntuzirizera n'izarumba. Iri rishobora kuba rirumbye ariko irindi rizera. Imana ibahumugisha. Murakoze, turabashimiye. Ibiganiro byacu nakagaruka. Ciao ciao.